ese konkoro ni ikibazo cyane cya kabiri. Nihe myitwarire abantu bakunze kugira kandi kabatera ingorane mu buzima bwabo bwa buri munsi nta kintu yigeze bafasha bitandukanye n'ikibazo cya mbere imyitwarire. Adavira umunsi dufasha utubwira inyungu nibura nk'ebyiri zo kwicisha bugufi. Icyambere inyungu. Yes, nongeye kubasuhuza bakunze ba Concorde TV show, amahoro nakomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasoje nose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje namubwira ko mbakunda. Imbere yanyu muri kubona aho mutumirwa ariko nanone nyiruruko Concorde muraho neza. Muraho neza bwana David. Ndakwakiriye. Urakoze kabisa. Kunyakira nanjye ngo haye ikaze iwanjye. Nanjye kukubaza ngo wabimeze bite kugira ngo umushitsa kwakira iwawe. N'ubushuti n'urukundo mwamufitanye. Sone bavyagenze tuga umushitsa kwakira iwawe. Nuko mwamukundanye kandi ari wa mushyitsi uyisanga ntanasandaguza ibyo asanze. Kuko uri wa wunduza kisanga agasandaguza n'ibyo asanze. Ntabwo nakwemera kumpa ikaze pe. Ariko wowe bitewe n'ukuntu tubanye kabisa, mpamvu nkureka ukabanza wampa ikaze kuri Concorde TV show kandi ari yanjye, no nanjye nkakubwira nti rwose urisanga. Nkomeje kugirirwa amahirwe yo kuyobora ibiganiro byo kuri Concorde TV show. Yes, amahirwe urayahorana kabisa. Bizanakomeza. Mbere ngitangira gona rike abantu baje bambye ati ariko David kutagaragara. Wasanga abantu bakugenda bakunda Concorde TV show bakugenda bavuga ati wo David ninde? Ubundi umunsi umwe tuzagurana. Umunsi umwe uzaza wicara aha. Nanjye nicara aho ngaho nkubaza. Kuko icyambere n'amahirwe ahari. Isura yawe iracuruza kabisa. Ntabwo ari wawe ufite isura idacuruza. Isura yawe umva muzamureba reka mbarayike bakunzi ba Concorde TV show. David mujya mwumva ari kumbaza umunsi umwe nawe azaza aha ngaha mubaze bose umureo ukuntu ari umusore mwiza cyane kabisa. Hari n'ukuntu ushobora kubura aho ngaho nanjye ukambaza ndi hano. Nagusubiza ibyiza undi ni ukubazwa wicaye aha. Ibyiza ni ukukubaza wicaye aha ngaha nanjye nkihisha inyuma ya kamera nk'uko wabigenje. Nimba ndi bwicara aho ngaho n'ubundi nzagusaba twicarane. Hari ibisi byanjye nawe nta kibazo, ariko ubwa mbere ikiganiro cya mbere uzabanza wicare wenyine. Icya kabiri nibwo tuzicarana. Tubazanya se tuzabazanya twicaranyera. Yes, reka tukomeze tubwire abantu ngo bakomeze badukunde bakore subscribe. Icano ni yacu ni yanyu mwese muri kugira ngo tugende tu umuryango mugari mukore subscribe mutere inkunga mu na sharing. Ikindi ntabwo ndi umwana w'ingayi. Ndashimira yego abakoze subscribe tugitangiza channel, abayikoze bakibona ikiganiro, abarebye ikiganiro cya mbere, abari kureba icya kabiri tumaze gushyiraho, n'abazakomeza mpaka intego zacu tuzigezeho. Ko byaba bibabaje umuntu aje agafata umwanya akicara tukaganira ku bintu warangiza akaba natwe tubyirebera. Ubwo niyo mpamvu rwose dushimira abantu badahwema kutureba bakadusangiza ibitekerezo muri comment. Rwose ndabashimiye cyane. Nabashimiye. Ariko ubundi gushimira mu muco nyarwanda bisobanuye iki? Gushimira ubundi akenshi umuco nyarwanda tuzi ko inka ihati ikintu kinini mu muco nyarwanda. Iyo umuntu yabaga kugabiye inka wajyaga gukura ubwatsi nyine no kujya kumushimira, ukavuga uti warakoze cyane. Rero niyo umuntu agize icyo gukorera, ngira ngo ikiganiro twakoranye navuze ko nkunda umuntu umbwiye ngo ndagukunda cyase umbwiye ko nkunda singushimire ntarekeraho nawe ntago byagushimisha. Mbese gushima biba byerekana icyubahiro umugombwa cyane kabisa. Kure ko umuntu icyubahiro umugombwa kumushimiye kubyo yakoze ari ikintu kidasanzwe kuri wowe, biba bigaragaje yuko ikintu yagukoreye wagihaye agaciro. Naho unkoreye ikintu singushimira mu mvugo y'iki gihe nubwo dushajeho gato biba bigaragaza yuko wamuciye amazi. Ariko iyo umushimiye bigaragaza yuko ibyo yagukoreye
nyine byakugeze ku mutima aba.com cyangwa se urubyiruko rw'iyi minsi ngo no kumurya sini David urakanyibukije ko kumurya sini uzi iyo wandikiye umuntu akenshi kuri WhatsApp ukamwandikira ukabona ko message yayisomye kwa kundi ubona hajeho turongo tubiri akenshi tuba twaje mu ibara ry'ubururu ukabona ko umuntu message yayisomye hari ibyo uri kumubaza yangiza akakurya sini ntagusubize ye baba umva birababaza kabisa none uzi nk'iyo uri kubwira umuntu wakuguriza amafaranga wangiza ukamuha iyo message ukabona yayisomye ntaguhakaniye ngo amafaranga ntayo urumva ntakubwiye ngo arahari uze kuyafata cyangwa ategereza ahubwo akakwihorera ibyo rero biraryana nawe ibyo yabikoze burya ni nkaho abahaye agaciro nyine ibyo wamwandikiye umubaza yes reka tubwire abantu ngo rero mukomeze mudukunde by the way gukundana hari ijambo ngo nzi kubwira abantu mubwira umuntu ko umukunda gihari sinzi nawe warabibonye cyane wenda ushobora kuba ufite nk'ikibazo ntabwo nzi niba uragira mu kibazo cyangwa ukagira ahandi hantu ukabona nta muntu ushaka kuvugisha ariko wapfa imisozi kuza ngo tugiye gushingura Concorde nta bintu bibundi biterwa n'iki rwose nanabivuga hakiri kare biterwa n'iki utaranyeretse urukundo nkiriho ndi kubibona ntazarwereke nta nubwo aba rukweretse ntazarwereka bazaba bagiye kunshingura urumva kuko abantu ubundi akenshi bakunda abapfu kurusha abazima pe ujya ubona bibaho umuntu akarwara mu bitaro yamara kurwara akabura abantu bamusura ugasanga yishwe n'inzara ariko bavuga ngo reka bakontiribe ngo babone uko babona isanduku yo kumushyingura ukabona amafaranga bayatanze none ikibabaza David ugasanga umuntu agiye aguza ururabo rwiza rw'ibihumbi 20 urumva yarangiza arukurugereka kumva aranahita agenda akarusigaho ugasanga abamarine baje kurwiba ahubwo nabo bakazonga bakarugurisha kandi ibyo 20 nibura iyo abiguhukiriho wari wabyishyura mituweli wabigura imiti ukaba wabigura imiti urumva ubwo rero akenshi wanafata n'utuntu tw'utubu tugira ngo ubuzima bukomeze bwiyubake cyane uvuze imbuto numva ndazishatse cyane ko numbe ka pome n'umwembe nta muntu ufite hano abantu badukurikiye nta yereko mwumvise koko ufite yereko za n'igitebe cy'imyembe si mu isoko irimo ra cyane ntabwo ari season yayo ngira ngo mu mujyi ntago hajyaho ikintu cyo kurumba kw'ibinoza kw'imyaka ngira ngo mu mujyi byo bihoraho nisibye kwenda bihenda ariko bihoraho ko byagera ko zina wagushaka ngo ubure gari tuhagize ikiganiro uranyuza muri kariyeri umujyi urumva umujyi ntago ibintu nk'ibyo bijya bibura kabisa Concorde impamvu mvuze nicyo kiganiro nateguye cyane cy'ubuzima bwa buri munsi abantu tubamo ibyo twirukangira ibyo tugendamo nibyo bintu tugiye kurebera hamwe kuko nasanze muri iyi minsi ibintu binarakaze cyane ibintu birakaze nta munoza ntawe ibintu birakaze kabisa nijana imisigano nijana video ninde warimbye ngo twirukanga ku by'isi ariko bikadusiga ndumva nibigize ijana bigize ijana ubyirukankaho kabisa bikagusiga biba bifite umuvuduko urenze wawe biba bisaba ko ushakisha nyine nawe speed ubwo rero uyu munsi Imana yemeye ko tuza kuganira kuri iki kiganiro itabyeme ntago twatwica hanga ngo nicane Concorde byashoboka ko yakagombye kuba ari muri zindi gahunda nyine mu zindi gahunda byashoboka ko yakagombye kuba rwara cyangwa se nanjye ndwaye birashoboka ko nawe udukurikiye utakakwiye kudukurikira ariko iri ni ijambo ryiza ugiye kujya ugenda reka nibarize ikibazo cya mbere yego Concorde karame iyo urebye mu buzima bwa buri munsi ubona ari cyo kintu abantu baha agaciro kandi bo kitabafitiye akamaro kanini mu buzima bwabo ikintu abantu usanga bahaye agaciro kandi kitabafitiye uruhare runini cyangwa kitabafitiye inyungu nyinshi mu buzima bwabo David umunsi ko ariko ntacyo nanjye nzakwishyura umunsi uzaba wavuye kuri kamera umunsi uzaba wavuye kuri kamera waja ariko cyane ni urwangano ugasanga abantu
ari kukwanga nta kintu agaragaza cyari kukwangira urumva kumva yishyize muri urwo rwanga akakwanga kumva ati nge David uko abaye kuvugira ari kuri kamera numva ntamukunze konkuru uko abaye yicaye hariya yiteretse rwose ndikumva ntamukunze ugasanga ibyo arabitekereje yanze umuntu urwangano cyangwa urwango ararwimitse mu mutima we kandi ugasanga nta nyungu burya ruba rumufitiye urwangano rusanze aricyo kintu abantu baha agaciro kandi ubuzima bwabo bwa buri munsi nta kintu byabafasha cyane kuko impamvu wambajije ijambo nkunda y'umuntu ambwiye numbwiye ngo ndagukunda bivuga ngo cyakira mbona kibangamiye societe ewana urwangano kabisa kandi ugasanga abantu bararwimitse mu mitima yabo urwangano rusanze aricyo kintu abantu baha agaciro kabisa ariko rero no muri minsi birakaze reka nkubaza kino kibazo ntago mbese ngiye kukibaza bitewe n'igisubizo usubije ku kibazo cya mbere nakubajije kubera ko abantu babakuza imana muri iyi minsi bari kuzana ihangana cyane umuntu wo biri guterwa n'iki mbuga ko guhanga ni ishyari rusanga ari ryo riri kuganza kandi ishyari si iry'ubu ishyari si iry'ubu ryatangiye na kera twibuka neza mu gitabo cy'itangiriro aho bigaragara ishyari abavandimwe babiri bene Adamu Kayini ndetse na Abeli nabo bagiranye ishyari kandi bavukana bagirana ikibi Imana ntiyacyakira Abeli atanze igitambo cyiza Imana iracyakira ariko Kayini ahita agira Abeli ishyari ahita amwica akenshi rusanga ishyari ntabwo ari iry'ubu nyine kuva na kera ryahozeho muri makubwa bafite umwuka wa Kayini yego reka ngomeze n'ikibazo cyane cya kabiri ubwo twumvise impamvu abakozi b'Imana muri minsi bari kugenda bahangana ni ishyari nyine ni ishyari tu kandi bajya bavuga ngo ishyari riba rituranye n'umurozi cyane nosaza umuntu ugufitiye ishyari abonye uko ajya kubugura ntiharaho bita muri Sumbawanga hanze ahantu bita Sumbawanga numvise ko haba uburozi muri Tanzania n'undi muntu ugufitiye ishyari kuba yabushakisha kabisa kabuguha ibyo byashoboka ariyo mpamvu tubwira abantu kugira ngo bajye bareka ishyari twimike urukundo tubane mu mahoro ese konkoro ni ikibazo cyane cya kabiri nihe myitwarire abantu bakunze kugira kandi kabatera ingorane mu buzima bwabo bwa buri munsi nta kintu yigeze bafasha bitandukanye n'ikibazo cya mbere imyitwarire David umunsi wankopeza ngokopeze kandi urumva ndabya nkopeza mwarimu ntabwo ari kutureba ngokopeze ibibazo byaje uyu munsi byaje birenze kandi wibuke yuko iragacano gatoya kagitangira ibyo bibazo ntiwakagombye kuzabimbaza nyine Jasi urabona muri iyi minsi hari uburyo abantu turi kugenda twifata just mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko ugasanga rimwe na rimwe uko turi kwifata nta kintu biri kudufasha just urabona wenda twambaye nabi turi gushaka kwerekana ko ari twe dukomeye dushaka twekana ko ari twe dufite icyubahiro ibintu nk'ibyo ariko ugasanga mu buzima bwa buri munsi nta kintu biri kudufasha usibye kutwongera ibyago gusa urebye ni ukwikakaza sinzi niba tubyumva kimwe kwikomeza kwikomeza kabisa umuntu akikakaza akigira igufa akigira igufa kabisa ugasanga umuntu mwariganye cyangwa se umuntu mwarakuranye hari intambwe ateye ni urugero shinza agacano noneho hagize abasapu bangahe cyangwa se abayadimini wa gurupe ya watsapu arangiza yohana agahita byimbye ntuku kabisa ugasanga abandi bari basiranye abiciyeho wamusanga muri ofisi runaka ugiye kumwaka serivisi akakureka atakumenye umfasha atarebye muri telefone cyangwa yambaye ingofero nyine akakurebera mu mwariganye kandi musanzwe muzi ati brother twariganye ati ntago mbabyibuka mugiye twiganye hehe ati wapima ati harya kandi mwaricaga no ku ntebe imwe ahubwo waranamukopezaga arumva ugasanga yarabyibagiwe yuko wigeze unamusobanurira geography cyangwa histoire ugasanga ibyo abantu bakopeye turabasuhuje bakopeye kabisa turabasuhuje urumva
urumva kwikakaza byase kwikomeza muri iyi si twese tuviye inyama n'amaraso ntacyo byadufasha. Urebye ntacyo bimaze pe, ntacyo bimaze kuko ngira ngo iyi si irazenguruka, hari igihe iba yazengurutse nyine ugasanga uwo na admin wa groupe ya WhatsApp, ejo bundi ugasanga noneho yazengurutse yisanze ari umumemba, ubwo ndavuga ngo nyine sati umuntu yari umukire, ejo bundi ugasanga abaye umukene, noneho undi yari umukene ugasanga abaye umukire, ugasanga barakeneranye. Ubwo ari byiza, inama twatanga nuko abantu bareka kwikomeza ahubwo abantu bakiyoroshya, bakagenda biyoroshya. kuko akenshi uzarebe ufashe ishami ryo ku giti cy'inturusu ryumye, kuricamo wavuna gutyo kuko riba ryarakakaye ryahita ricikamo, ariko ishami ryoroshye nyine ritaruma rifite amazi ntabwo warivuna ngo rihite ricikamo. Ibyo niko wagereranya wa muntu wikakaza, wa muntu ugora ubuzima, ndetse na wa wundi ubworoshye akabana n'abantu bose amahoro. Reka nkwibariza kino kibazo bijyanye n'igisubizo nsubije, bihita mbonamo ikindi kibazo kugira ngo tuze gusobanura neza abantu mu kiganiro fresh. Dufashe utubwire inyungu nibura nk'ebyiri zo kwicisha bugufi. Icya mbere, inyungu yo kwicisha bugufi, ugira abantu, kandi abantu ugira abantu baguha ibintu. Iyo wabonye abantu n'ibintu babyaboneye, urugero ushobora kureba iyi cano y'abantu agahita abona nikakaje, ariko nizeye ko bakunzi banjye nizeye ko rwose muri kubona ntikakaje, kandi munabibonye aho mwabibona murahari kugira ngo mutugire inama, turi tayari kugira ngo inama zanyu tuzumve. Reka nsabe abantu mwiganye bari kukubona ubu ngubu batubwire Concorde muri kubona n'imbere ni wa wundi mwiganye cyangwa nizeye ko ntawe uzavuga ngo yarahindutse kuko yagize agacano. Urumva, ubwo rero hari inyungu zo kugira abantu, kandi abantu bakaguha ibintu, kuko ni urugero twe twatanze urugero kwa kundi umuntu akurya sine. Iyo wandikiye umuntu hari ibyo ushobora no kumwandikira, ugiye no kumugira inama. Twe kuvuga ngo kwandikira umuntu gusa ari uko ari ibyo uri kumusaba, sibyo. Ubu umuntu ashobora kuba ari gukurikirana Concorde TV show akabona bitari kugenda neza, akanyandikira nk'uko nimero tuba twayishyizeho. Yamara kunyandikira ambaza tese ufite umwanya ngo tube twavugana, nkamurya sini message nkayisoma simusubiza, kandi yaragiye kungira inama y'ukuntu ibintu tugomba kubyameriyora kugira ngo cano yacu itere imbere. Ibyo ugasanga umuntu arabihombye. Ubwo ni kwa kundi kwikakaza bitumye ahomba abantu, kandi mu gihe waciye bugufi ukabumva bituma bantu ubabona. Se mu buzima bwawe hari ikintu wigeze gukora ukicuza? Cyo nakoze nkicuza ntacyo. Ibintu byose wagiye ukora nkicuza ngo iyo mbimenya oya. N'urugero nkaba naringiye mu isoko rya Musanze, nagerayo wapi ngomenya ngo nkigira mu ryamaho ko cyangwa hehe, cyangwa se we ukagura nk'akantu kavuga ati umenya kano sinkagura nkagura kariye, oya. Kwa kenshi n'ubundi bintu bikora nabitekereje, cyangwa ugakubita umwana urushyi wabona atagusubije ati umenya nkabireka. Hari umuntu wavuze neza ngo umenya ryari ijambo ngo nokoriza nyuma. Cyane uzi kuba wagira umujinya ukagukoresha ibintu birenze, ugasanga ukubise umwana uramukomerekeje, n'ubundi umujyanye kwa muganga ukamuvuza ku mafaranga yawe kandi ari nawe wamukubise. Kumva icyo gihe wavuga uti yo mbimenya, ariko nge rwose pe ndikura nkabona ntacyo nigeze nkora nyuma ngo mvuge ngo iyo mbimenya kiriya singikora. Ubundi ufata ute umuntu wicuza? Umuntu wicuza mufata neza. Mbona ari umuntu w'umugabo. Akenshi bavanga ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. Kuko umuntu uticuza n'ubundi uwo afite akaragiteri yo kwikanyaza yo kwikomeza, ariko umuntu uca bugufi aricuza, kandi kwicuza burya byubaka societe. Kwicuza byubaka societe. Ndi umuntu naguhemukira, ariko niba naguhemukiye dushobora kuba twirirwanye uyu munsi tugukora ikiganiro nakubwira nabi, nyuma nagera mu rugo nasubiza ubwonko inyuma nkaza kubona yuko
hari icyo nahemukiye David burya biba byiza nguhamagaye nkakubwira nti David burya hahandi naguhemukiye mbabarira ibyo byongera umubano abantu bari bafitanye kuruta koko hari n'umuntu wereka amakosa ye akaba atayumva ngo anayemera abe yaca bugufi asaba imbabazi. Ni nk'ikihe kintu umuntu yakora cyangwa se abantu bakora kugira ngo bagire ubuzima bwabo bwa buri munsi bwiza? Ni ukubana n'abantu bose amahoro. Kuko burya iyo uzi ko abanye n'abantu bose amahoro ukareba ukisuzuma ukabona abantu muturanye ukabona ugiye kurahurayo batakwima umuriro, ukabona abantu mukorana niba ufite akazi ukabona nta kibazo mubanye neza, niba ukora ibintu bijyanye na kamera n'urugero kamera yawe ikaba niba yapfuye ukaba watira mugenzi wawe akagutiza ko mubanye neza, ugasanga abo musengana cyangwa murimbana muri korari nyine muri kumvikana, burya numva ubwo icyo gihe pe uba ufite ubuzima bwiza kuko kenshi nta n'umujinya wagira nta N'irihe somo umuntu yakura mu buzima abamo bwa buri munsi? Ngira ngo ubuzima bwa buri munsi akenshi buratwigisha nyine n'irihe somo basagize wagize ngo ndajya kure cyane yo kubana n'abantu neza, kubana n'abantu amahoro, cyangwa yakwamo nk'isomo ryo kuvuga uti nta mugabo wigira. Yes, nta mugabo nyine imagine akagaca no kanje nawe wakanze subscribe ari wowe wa mbere wakaba ari wowe wenyine mfite tekereza ariko kwa kundi kubana n'abantu urumva hari abo twiganye, hari abo twasenganye, hari abo twagize ute bagiye babona izina ryanjye, ari no mpamvu izina rya channel narihuje na rimwe mu mazina yanjye Concordia TV show. Urumva bakavuga ati ko bikose Concordia twarabanye kamushyigikire, muhe ka subscribe, muhe ka comment, muhe ka share, muhe agiye tuvuga ngo subscribe abantu babyumve neza. Bantu banjye badukurikiye pe, umuntu ugitangira channel cyo tumushyigikira kabisa, abafite inzara n'inyota y'abasabu no kurebwa kurebwa ari gihe bashobora kubyumva bakavuga ati abataramenya ngo mbese ibintu bye bizakunda. Ibintu bye bizakunda. Izi bisomo ry'umuntu yakwiga mu buzima bwa buri munsi ni ukumenya ko nta mugabo wigira kabisa kandi akafite umubiri uva amaraso n'inyama. Ariyo mpamvu agomba kugerageza kubana n'abantu bose amahoro. Impamvu zo kugerageza biragoye ariko ntacyo twabona muri iyi si kitatugoye, ntacyo twabona tutiyushya kuye. Bavanga umuhinzi ntiyasarura n'undi ataragiye guhinga, umuntu ntiyabona diploma atarabanje kwiga, umuntu ntiyabona abasabu atarashinze channel. Ntago byakunda kumva, ntago nangiza ntavuze ko basabu iki ni ikiganiro cya gatatu tugiye kurekura kuri Concordia TV show. Urumva niba ari ikiganiro cya gatatu cyashaka abasabu ngo dukurikiranwe cyane cyane reka tunashime n'abantu ako by the way cyebe wankoye mu narikanze hebye burya abasabu baza cyabone abasabu nyanga utangira sifite go narike cyangwa utangira abasabu nabo Neza ngo ndabivamo nuri kumumuriza. Nawe gihe kinini. Oya baragukunda abantu ba. Nkomere. Ikomera cyane. Umva bakomeza babinyereke tu. Kokoro, ubona ari cye kintu gituma abantu batabona ubuzima bwiza. Mu buzima bwabo bwa buri munsi. Akenshi harimo guhemuka. Kenshi harimo guhemuka cyane. Nge niko mbyumva. Nge niko kuko akenshi iyo uhuye n'umuntu wahemukiye mu mutima kanazamo ubu umuntu nahemukiye najya kuri YouTube agahita abona ninja atandika comment avuga ati wowe ibyo wankoreye nta mwanya arafata wo gufungura ikiganiro ngo acyumve. Reka uwo mwanya ntabwo yawubona. Kandi turi gutangamo amasomo ya buri munsi y'ubuzima bwa buri munsi twakobye kugenderaho. Cyane si cyano sigomba guhumuriza abantu mu isanamitima mu bijyanye n'iyobokamana. Uyu munsi twibanze cyane ku bijyanye n'isanamitima duhugurana mu buzima busanzwe uko abantu babaho, icyo umuntu agomba kwirinda kugira ngo atere imbere. Ubwo nicyo ndi kuvuga ni rwose guhemuka ni bibi cyane. Guhemuka hari umuntu uvuga butumwe nagiye nkunda
yaravuze ngo Imana ibonera mu bantu na Satani ibonera mu bantu. Yes, buriya iyo urimo guhemuka uri kuzuza akazi ka Satani cyane. Iyo ukora neza uri kuzuza akazi k'Imana cyane kabisa. urumva iyo uri guhemuka ujya ku murongo w'abantu ba Satani muri babandi tuzaboneramo Satani ukavuga ati Satani yagukoreyemo wakora fresh uri kuzuza umurimo w'Imana. Bivuze ngo iyo uhemutse rero ufite ahandi hantu uri kwijyana. Guhemuka ntabwo ari ikintu cyiza cyane pe, ntabwo ari cyiza urenze guhemuka ubu kugira ngo uri gukorera Satani akazi kandi mugiye kuba neza ukubahiriza imibanire myiza n'abantu kujya icyo gihe, kuko bajya bavuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Tekereza abantu babigeranyije gutyo ngo ni mugenzi w'Imana, ni kwa kundi umuntu aba abuze icyo avuga nyine uko yavuga ibintu bitewe n'uburemere yabihaye. Kuko uzarebe iyo umuntu ubu urwaye nkaza nkagusanga aho uryamye ku gitanda nkahita nongorera umuntu twazanye atesha etse nakubeshya kambivuge buhoro aturetse nakubeshya ati David nta misi birafite. Iryo jambo warangiza ukaryumva, urumva iryo jambo ryumvizaga zatuma wiheba. None imagine ndivuze ndi muganga ndi kwibwira umurwaza wawe ukaryumva zatuma wiheba. Ariko umuntu yaje agahita kubwira David humura komera kabisa nubwo ubona urwaye ariko nize yuko ejo bundi tuzajyana gufata amashusho ahantu runaka, nyine akakurema mwimbaraga bituma wumva nyine nawe uri gukira kandi nta n'ibinini guhaye cyangwa urushinga guhaye. Ubundi hari wabivuze neza aravuga ati buriya kwa muganga abenshi bahakirira ntabwo ari ukuvuga ngo nuko imiti yagiye igakora neza cyane yaba yakoze, ariko ubusanga harimo nka 40% cyangwa 30% y'icyizere ko yageze kwa muganga bari kumwitaho. Yes, none se urugero icyambere ubu hari ahantu usanga hari centre de santé ebyiri zegeranye ariko umuntu agahitamo atiriya ntabwo najya kuyivurizaho kuko itanga serivisi mbi. Ariko ninjya kwa tubonere no gukemura abantu b'abaganga batanga serivisi mbi bisubireho. Sinabaganga gusa abantu bose mu buzima busanzwe aho waburi muri domaine yose urimo itandukanye niba uzi kutanga serivisi mbi rwose wisubireho. None ugasanga nari mvuze nibura mu bigo bya leta mu bigo nderabuzima bya leta, ariko no hari na clinique za privé handi umva wahamagara umuntu uyu numujyana kwa runaka aracira. None umuntu agenda nyine yiremye icyo cyizere tubwo nagiye kuvurirwa kwa runaka kwiri vuriro rya runaka akumva ko aracira. Umuntu akumva ko afite agahinda ati nifungura channel kuri YouTube shaka kwimara agahinda akumva ko ndafungura fora yiri yafungura iyihe yamumara agahinda si Concote TV show nahinyo ahantu waje umuntu akavuga tukore kose ndikumva nihebye ariko ngiye gufata telefone yanjye nibura ndebe ikiganiro kuri YouTube channel runaka kugira ngo bimare umunabi mfite biri gucuma amasaha nyine akumva ko arafungura Concorde TV show ubundi akareba ibiganiro tuba twashyizeho n'uryo akumva ko ari byo araciriramo kugira ngo siniyamamaje undi naba ntiyamamaje nkamamaza ndi yarangiza amara kuva kuri Concorde TV show agahita ajya kuri Gonarike TV akasanga ijambo ry'Imana akasanga abahanuzi cyane rwose abamenye abahanuzi batubwira hazaza cyane abahanuzi batubwira ubuzima bwacu bw'ibizatubaho bashingiye ku byabaye bakatubwira ubuzima bwacu bakabutondeka. Kuko uvuze ku kintu abantu bagenda bakavuga turi muntu nta misa birapfa, ujye wemera ibintu by'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ndabwemera. Nk'ubu umuhanuzi aje akakubwira ati Yesu urapfa, iki kintu wamubwira niwemera ubuhanuzi? Yes ajaka Yesu ejo urapfa namubaza nti ni Imana ibikubwiye cyangwa wabyitekerereje? Ugize gushidikanya? Uje gushidikanya ni ngombwa. None se ndi robo ku buryo arewe kasha ase ndi robo ko arya bajyana aho bagize nuvuga ngo ni ubuhanuzi niba babuguhanurije ugomba kubaza uwo muntu sibyo. Ni Imana ibikubwiye akakubwira ati ni Imana ibikubwiye akakubwira ati ni Imana ibimbwiye icyo nkundira Imana yariyo akishizana n'ibimenyetso
ikaguha ibimenyetso urumva ariko byonyine bambwiye ngo navuga nti rero genda usenge iyo mana uyibwire ibe yegejeyo ndacyafite asubu bese biriyo gupfa taba ridanje kabisa wasaba ngo nibura yegezweyo da ubyumva ute umuhanuzi uhanura umugenzi we ati urapfa uko byagenda kose ugomba gupfa ubyumva ute wewe uba wumva uwo muntu ugomba gupfa bo hari abahanuzi ashobora kwerekwa ibintu uko abibonye nubundi na jase wenda kamibaza ikibazo cyane neza reka ntacyo nacyumvise nukuvuga ngo abahanuzi cyangwa umuntu wese burya ibintu byose agomba kugira ubwenge impamvu iriya ni message ibivuye ku Mana imunyuzemo kugira ngo ayikugezeho n'urugero ngewe ndi umuhanuzi Imana impaye message mbonye message yawe wowe David ngomba kukubwira n'urugero mbonye ko ugiye gupfejo ubu rero nshobora no guhita nguhuhura urumva haburyo ushaka kukubwira ntego David iyeze ni kuko n'ubundi tugomba guhora twiyeza kuko tutazi umunsi n'igihe ushobora gupfa none cyangwa se ngapfejo ese mpfuye naba mpfuye nejejwe cyangwa naba mpfuye ntejejwe nkabikubwira muri ubwo bwenge ariko mpisenza byabaye nka wa muganga n'ubundi uhita aza akabona bigize agahita guca intege ngo nta minsi ibiri ufite kuko hari abahanuzi nyine bagomba guhanura ko n'ubundi akabishyira mu bwenge hari uwo tuzi witwa Natani hari ibyo Imana yamweretse ku mwami Dawidi arangije aragenda abimubwira mu bwenge nose ubwo urambwira ngo iyo agenda nabi agapfa kubivuga uko yiboneye bari kumufunga pe bari kumufunga ariko yarangije aragenda abwira Dawidi mu bwenge ati mwami rwose hari umuntu wari umutunzi afite intama ariko arangije abonye abashyitsi aho kugira ngo afate intama imwe muri za zindi atunze ahubwo aragenda afata agatama kamwe kumuturanye aba ariko afata arakabaga akagaburira babashyitsi umwami Dawidi abyumvise ati uwo muntu abaho mu gihugu cyanjye ati umva uwakwiye gupfa urumva ahita aciteka Natani w'umunyabwenge rata Natani w'umunyabwenge angije ati none nyagasani uwo muntu ari wowe urapfa kuwo muntu ari wowe yumvise ko ari we yahise agarura ubwenge inyuma yibuka ibyo yakoze kwa Uriya aryamana na muka Uriya nyuma akanica Uriya kugira ngo abone uko atunga muka Uriya ariwe bita Betisheba urumva ibyo arangije aca bugufi ari naho twabonye byandi kuvuga ngo akamaro ko guca bugufi burya mu kamaro ko guca bugufi harimo kubabarirwa arangije aca bugufi afata igihe cyo kwiyiriza arasenga yambara ibigunira asaba Imana imbabazi Imana itenda kubabariye ariko umwana uzavuka azapfa ntabwo azabaho ibyo ari byo bitwigisha yuko imbabazi z'icyaha ntizikura ingaruka zacyo uvuga ngo icyaha wagikora ukababarirwa ariko ingaruka ntabwo zizabura pe bivuze ngo wakora icyaha Imana ikakubabarira ubona nk'urugero ushobora kujya gusambana Imana ikakubabarira ubusambanyi yego ariko ukabyara umwana utateganyije umwana ni sawa ahubwo ukandurirayo sida umwana utateganyijwe buriya nawe Imana ntabwo ipfa kubyemera neza mbona wararushye nyine kumurera umwana ni umugisha ariko buriya umwana araje ni umugisha nibyo ariko ingaruka zo kumurera zizakuzaho uzamugaburira ahangayitse uzagenda ugira iyo sida ni byinshi kabisa imbabazi z'icyaha ntabwo zikuraho ingaruka zacyo kuko ndi kugana ku musozo ku musozo w'ikiganiro cyacu ndatekereza twabwiye abantu ibintu byinshi wemera ubuhanuzi nibyo wabitubwiye yego ngize amahirwe yo kuri Rwanda Recreative wongera nakira abantu b'abahanuzi ngize amahirwe umukisi wemera ubuhanuzi nkanjye nkubaze kano kabazo kiza wakora iki mu gihe usa n'uhuye n'ubuhanuzi buvuguruzanya urugero ugiye kwa kanaka wenda uri gusengera ikintu urimo gusengera wenda uri gusengera inzu yego sibyo umwe ati
oya inzu Imana igwaye Musanze undi atoya ntuzigere turi Musanze uzatura Kigali undi reka hari Musanze ni Kigali nta wawe hahari wawe ni Muhanga undi ati reka ninde wakubwiye ko uzatura Muhanga ni Kigali ni Musanze uzatura Rubavu undi ati reka uzubaka etage undi ati ntabwo uzubaka etage igeretse rimwe uzubaka etage igeretse gatanu undi ati mbonye ubatse etage igeretse rimwe wakora iki nk'umukristo? Icya mbere mbere yuko nsengera icyifuzo cy'inzu nanjye hari inzu numva nifuje wenda reka mbigereranye n'aba bantu bajya gusenga wenda nk'umukobwa agiye gusenga kwa kanaka bamwita umugabo wawe n'inzobe ageze kwa kanaka n'umugabo w'urukara ageze kwa kanaka ati ni muremure undi ati ni mugufiya urumva bijya gusa n'ibyo ngibyo nyine nibyo ndi kuvuga niba ari icyifuzo cy'inzu ndi gusengera cyangwa se ndi umukobwa ndi gusengera umugabo ko biri kose nanjye hariho nifuza sibyo twe tuvuze ku nzu reka mvuge ku nzu uko ntabwo ndavuga gushaka umugabo kandi nanjye ndi umugabo ubwo niba nkeneye inzu nanjye ubwanjye hari inzu mba ndi kuvuga nti pe hari kuba Mana rwose ndi kumva nifuza kageretse sibyo kandi kumva nifuza imusanze sibyo none ngiye gusenga umwambwe ati inzu zawe ni Musanze undi ati ni Muhanga undi niki urumva Imana yaravuze ngo nabahaye ubwenge ikiza sibyo nanjye ubwanjye mfite ubwenge ngomba kumenya uko ndabalansinga ibyo ngibyo sibyo bampanuriye ikizima nuko bari kuvuga inzu ko bari kuvuga kwihari aho nanjye numva nakumva ndi kuvuga ni Imana ushimwe yuko ibyo ndi gusengera n'ubundi ukunyuza mu bahanuzi ukavuga yuko nzabibona urumva nangizo nanjye nkahuza na kwa kundi nyine hahandi ndi kwifuza na yanzu yanjye ndi kwifuza ubundi nkazayubaka aho ngaho. Bivuze ngo watungira Imana agatoki cyane wayerekaho ihigana none ubundi njya gusaba sibyo oya njya gusaba kandi Imana ngo imenye ibidukwiriye imenye ibidukwiriye urumva ariko n'ubundi tugomba kujya kuyibutsa sibyo ubundi Imana nyifata nk'umubyeyi abantu bafite abana murabizi mamuzi yuko umwana akeneye kwambara umwana akeneye kurya umwana akeneye kwishyurirwa minerivare ariko hari ukuntu ubu uri kubiteganya swate ku mwana uzamugurira turi mu kwezi kwa gatanu uzamugurira mu kwezi kwa karindwi ariko ukabona umwana wawe araje yakoze utuntu utwutanamu ibyo wamubwiye n'ibyo utamubwiye yabyongeyeho ukabona araje aragushimishije no bigatuma cya kintu wari kuzamugurira mu kwa karindwi akigusabye mu kwa gatanu kakimuhereza atanakigusabye ahubwo atanakigusabye ukumva urakimuhaye ni gutyo rero natwe mu gusenga tunagira inama abakristo niba ugiye gusenga ufite icyifuzo ego Imana rwose nkeneye inzu zihari zitandukanye precisa uvuga uti rwose ndi kumva nshaka inzu y'amatafari ahiye ndi kumva nshaka inzu yubatse mu ikaritsiye iyi niyi ahantu hageze umuhanda ndi kumva nshaka inzu y'ibyumba bitandatu na saro na saramanje kugira ngo abashyitsi nibansura bazabona aho barara gutyo muri makwagida ukavuga utoneho Mana nzi ko ntacyo nakwishoboza nge mbipanze nk'umwana w'umuntu ariko uzabisohoze nk'Imana sibyo aho rero ni mwiyo sansi twatuze ngo umuntu yatungira Imana agatoki ko nyine ubu uri kuyereka icyo ukeneye ibintu ni bibiri shaka kubwira iti ndaguha ibi ngibi cyangwa se ndaguha biriya. Reka tugushime cyane ntekereza ko twaganira ikiganiro kirekire kirimo impuguro nyinshi twavuze ku buhanuzi tuvuga ubuzima bwacu bwa buri munsi ariko byose byari byiza pe byari byiza kandi n'ibisubizo mpaye cy'umutima wanjye uranyuzwe. Mana ishimwe nkubwire kuko njye ameze nk'uhagarariye aba bantu badukurikiye n'ibibazo baba bari bubaze bani bikeya batwandikira muri comment tukavuga ati muzatubwire kuri iki nyiki cyane cyane ko tugiye kuzajya tubaganiriza ibiganiro byinshi turacyabamenyeza ngo mugende mukora subscribe vuba tutanye tuzana n'ibindi bintu byinshi mutazi bagiye nanyuzwe n'umutima ibibazo byagenze neza ubwo nabo bazatubwira niba wabahagariye neza niba nanjye n'ubundi nababereye neza nkabasubiza bigeze uko babyifuza ariko ndi umuntu nshobora kuba uko mbona ibintu atari ko
audience dukurikiye ibibona buri ni uburenganzira bwe ari no mpamvu nundi wumva afite ibyo yazadusangiza ni karibu kuri Concorde TV show twazaza tugategura topic nimero irahari akazaza yes akazaza tukaganira tukabigeza ku baba dukurikiye. Yes, reka tugushimire cyane rero. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze kurinde kandi narinde n'abantu bemeye kugira ngo tukure umuryango mugari. Channel si yanjye, channel si ya Concorde, channel si yawe, ahubwo channel ni ya twese. Cyane rwose. Buri wese afite iki? Uburenganzira. Uruhare cyangwa se uburenganzira. Cyane pe. Murakoze cyane. Murakoze.